Isabune ya Kojisan. Ndashaka ko iyi sabune tuyivugaho tukamenya ibyayo neza kuko mbona abantu benshi bayikoresha ariko ugasanga ntabwo azi neza ibintu ari gukoresha ibyo ari byo. Ugasanga hari umuntu uri kukubwira ko ari kuyikoresha kugira ngo yivure ibiheri. Iyi sabune ntabwo ivura ibiheri pe! Iyi sabune akamaro kayo turaza kukabona, tumenye se ni gute wamenya kuzitandukanya oji na pirate, ibintu nk'ibyo nibyo tugiye kuvuga muri iyi videwo. Kojisani, iyi sabune irimo main ingredient irimo ni kojic acid. Iyi ni ingredient akamaro kayo kanini ni ugukuraho amabara, mbese ikakurinda hyperpigmentation, mbese ikora nka kuno vitamin C ikora. Iyi Kojisani nayo ibamo ama antioxidant, iri antibacterial, mbese ikurinda bimwe mu bintu bishobora gutuma uruhu rwawe rukomeza kwirabura. Nicyo kintu kinini ikora. Ariko kuba nakubwira ngo izakuvura ibiheri mbese ni gake cyane ishobora kukuvura ibiheri. Ntabwo ari isabune wakoresha ushaka kwivura ibiheri. Ikizakubwira ko noneho uri gukoresha pirate uzasanga ari agasabune gafite ibara ryako ntabwo risa n'irindi. Yo uba usanga ifitemo ka oranje kajya gupikamo ukuntu. Ariko Kojisani ya oji yo usanga idafite ibara rya oji, mbese ripika cyane. Ikindi kindi kizakubwira ko isabune yawe ari original, uzasanga yanditseho zero pigment light. Uze kureba kuri iyi foto nabahaye, noneho hazaba hariho aka barcode ushobora gusikana ukamenya ahantu iyo sabune yakorewe hehe, ibintu nk'ibyo. Ikindi ni uko amasabune yandi y'amapirate uba usanga zimara imyaka 4 zitaraba expired, ariko oji zo zimara imyaka 2. Ni ukuvuga ngo iyo imyaka 2 ishize warayifunguye ubwo iba expired, mu gihe izindi zo ari imyaka 4. Ibyo nabyo ni ibintu ugomba kwitaho igihe wagiye kugura iyi sabune. Iyi sabune ikindi kintu nababwiraho ifite pH 9. Kandi narababwiye ko isabune nziza mu maso ni isabune ifite pH ya 5, 6 gutyo, ijyanye n'uruhu rwacu. Naho iyi y'9 yo uyikoresheje igihe kinini ishobora kumisha uruhu rwawe cyangwa ugasanga skin barrier yawe yangiritse. Noneho kuri bano bantu badakoresha sunscreen yo ni ibindi bindi. Niyo mpamvu navuze ngo reka mfate umwanya mbakorere videwo, umuntu uzashaka kuyireba ayirebe, utabishaka nyine ntayirebe, ariko nababwiye mbere y'igihe. Kojisani nk'uko nabibabwiye akamaro kayo kanini cyane, kanini ni ugukuraho hyperpigmentation, nyine amabara mu maso, amabara ku mubiri, mbese ya matashe tuba dufite, hari ayatewe n'ibiheri, hari ayatewe n'izuba, ibintu nk'ibyo. Nicyo kintu iyi Kojisani ikora. Noneho ikindi nababwira ni uko iyi sabune ntabwo ikoreshwa buri munsi. Ntabwo bayikoresha buri munsi. Nta nubwo ari isabune ushobora kudipendingaho ukavuga ati niyo ngiye kujya nkoresha ubuzima bwanjye bwose. Hoya, iyi koji ushobora kuyikoresha 2 cyangwa 3 mu cyumweru, rwose iguha result nziza. Ariko kuyikoresha buri munsi nibyo bya bindi nababwiye, ushobora kurisika kugira uruhu rwumye cyane. Kandi ikindi iyi sabune igihe uri ku zuba uba ugomba kwambara sunscreen. Niba udakoresha sunscreen ukaba ukoresha iyi sabune, rwose nakugira inama yo kuba uyiretse ukabanza ukagura sunscreen pe. Iyi sabune ntabwo nakubwiye ko atari nziza, ni isabune nziza, ariko bisaba kuyikoresha ufiteho n'ubumenyi. Ni iyihe mpamvu ubundi twita kuri pirate cyangwa original? Ni ukuvuga ngo pirate y'aya masabune aba arimo akantu k'aka oranje cyane, noneho bakanagushiramo
n'ama ingredient atuma uruhu ubona nyine rukeye, nyine ni ingredient akenshi ziba zitukuza uruhu. Rero uba usanga atari nziza ku ruhu, niho handi uzasanga umuntu ayikoresheje ariko ugasanga afite ibintu by'ibibara mu maso. Niyo mpamvu ibintu byo kwita kuri original ukwiye kubyitaho ukabyitondera cyane. Ni ukuvuga ngo izi sabune hari ukuntu bagenda kakagira agahondo cyane, aka oranje cyane, ukumva nibwo nyine ubona ari keza, kandi n'impumuro nayo baba bayihinduye. Ariko ikintu kinini cyane gituma abantu benshi bita kuri OG ni aka kantu ko gutuma uruhu rwawe rushobora gushya, mbese rugatwikwa n'izuba byoroshye, cyangwa ugasanga wazanye ibindi bibazo by'uruhu kubera za ingredient nyinshi bashizemo zitukuza. Noneho urabizi n'Abanyafurika n'ukuntu baba bumva ko umuntu w'inzobe aba ari mwiza, nicyo kintu gituma abantu benshi bayigura nyine. Rero niba ufite amabara mu maso ushaka gukuraho, yikoreshe, ariko wibuke sunscreen, kandi wibuke ko idakoreshwa buri munsi. Wibuke ko niba uyitunze ntabwo bivuze ko ibintu bya cleanser ubivaho. Nk'uko nabibabwiye, Koji acid igihe wayikoresheje koresha sunscreen. Koresha sunscreen. Sinzi impamvu nkomeza mbibasubiriramo. Iyi sabune nta kibazo cyayo igihe ukoresha original, ariko kikaba ikibazo igihe uyikoresha nta makuru uyifiteho, kandi ukayikoresha mbese mu buryo budakwiye, ukayikoresha igihe kinini. Igihe kinini mvuga ni ukuyikoresha buri munsi, ntabwo ari byiza. Undi muntu rero utayemerewe ni nde? Umuntu ufite ibiheri cyangwa ufite n'igisebe ku ruhu, ntabwo uwo muntu ayemerewe. Ntabwo uyemerewe kuko ishobora gutuma noneho kwa kundi kikiri kibisi mbese bikomeza gukira bikazatinda. Rero niba ufite ibiheri, banza ubyivure. Aya ni amasabune yo gukoresha ku muntu ufite uruhu rwiza, abantu nyine bifitiye skin zabo nziza. Iyi message, mbese iyi sabune nimwirebe. Nawe undi ugifite ibibazo by'ibiheri, uwo nguwo rwose ntaba aretse. Nyuma rero yo kuyikoresha ino Kojic, nuko mbona ndi gufata video ngenda ngaruka, ni ukuvuga ngo ugomba kwirinda kuyikoresha nta sunscreen, ibyo ngibyo twabivuze. Ukirinda kandi kuyikoresha ufite ibiheri. Ikindi kintu ugomba kwirinda ni ukwirinda kuyikoresha ku muntu ufite dry skin kandi udafite moisturizer yawe nziza, mbese udakora hydration, kuko urumva bizatuma noneho uruhu rwawe rugenda rukuma koko, kuko twabibonye ifite pH iri hejuru cyane. Ikintu kindi nasorezaho ni uko iyi sabune ni nziza iyo ari original, nongere mbisubiremo, iyo ari original nibwo isabune iba nziza. Noneho ikaba na nziza ku muntu uwo ari we wese, umuntu mukuru, waba utwite cyangwa udatwite nta kibazo cyayo. Wayisimbuza ku bantu bakunda ya ma product arimo hydroquinone, ushobora kuyisimbuza ugakoresha iyi ya Kojic.